Ku bantu bakunze filime mu myaka yo hambere ndetse n'uyu munsi, hari umugabo wamamaye wamenyekanye cyane muri za filime mu gihe cy'imyaka irenga 50. Hari abamumenye nka Rocky Balboa, abandi bamumenye nka John Rambo, abandi bamuzi nka Barney Rose muri filime yitwa Expendables. Amazina y'inyakuri ni Sylvester Stallone, gusa Rocky na Rambo ni amazina yazamutse cyane kuruta n'irye bwite. Abanyarwanda bo barebye filime mu myaka yashize bamwise Rambo mu bisheke bitewe na filime zisobanuye cyangwa se agasobanuye nk'uko bazita zamamaye mu Rwanda rwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo Sylvester Stallone benshi bita Rambo cyangwa se Rocky yaramamaye cyane ndetse afatwa n'umwe mu bakinnyi ba sinema y'ibihe byose ku isi yose. Mu mibereho ye yahereye ku buzima buciriritse ku buryo inkuru y'ubuzima bwa Sylvester Stallone mbere yuko abicyamamare ni imwe mu nkuru ziteye agahinda mu byamamare bya Hollywood. Sylvester Stallone ni umukinnyi wahangayitse mu buryo bwose bushoboka. Hari igihe yahuye n'ibibazo by'ubukene ku buryo yize kwiba imikufe ndetse n'ibikomo by'umugore we arabigurisha. Byaramukomeranye ku buryo yanabayeho atagira icumbi. Yigeze kumara iminsi 3 arara aho bategera imodoka muri New York kubera kubura amafaranga yo kwishyura icumbi ndetse no kurya byari ikibazo. Yageze n'ahatekereza kugurisha imbwa ye kuko nacyo yari afite cyo kwigaburira. Byarangiye yayigurishije kuko ku madolari 25 y'amanyamerika, ndetse mu buhamya bwe yivugira ko yatashye arira umunsi agurisha iyo mbwa ye. Nyuma y'ibyumweru 2 nibwo yagize amahirwe yo kurera umukino w'amakofe hagati ya Muhammad Ali na Shaq Webno. Uyu mukino niwe watumye agira igitekerezo cyo kwandika filime yamenyekanye ku isi yose, filime yanakirinyemo yitwa Rocky. 1976 script y'iyi filime cyangwa se amagambo yose ayigize yanditse mu gihe cy'amasaha 20. Ayirangiza atangira gushaka uburyo ayigurisha. Yaje kubona kompanyi isanzwe itunganya za filime yayikunze cyane ndetse bifuza kuyigura ku madolari 125. Gusa we yabasabaga ikintu kimwe cyonyine. Yabasabaga ko bamuhamo umwanya akaba yakina muri iyo filime ari umukinnyi mukuru, main actor. Iyo studio yamwamaganiye kure bamubwira ko bidashoboka kubera ko ntago yarazwi kandi bashaka umuntu uzwi uzabafasha gutuma iyo filime icuruzwa cyane ku isi. Bamubwiye ko babona ari umugabo usekeje ndetse n'uburyo avuga ngo burasekeje. Icyakurikiyeho uwitwa Stallone yafashe texte cyangwa se ayo magambo y'iyo filime ye ayishyira mu mufuka arisohokera. Nyuma y'ibyumweru bike baramuhamagaye bamusaba ko bamwongeza amafaranga bakamuha amadolari 250 kuri iyo texte, warabyanga. Ndetse bamugeza ku 230 nabyo arabyanga. Ikibazo cyari cya kindi bashaka ko abaha filime ariko ntayikinemo. Nawe ibi ntiyabikozwaga kubera ko yishakiraga gukina muri iyo filime byanze bikunze. Byaje kurangira studio yemeye ko akina muri iyo filime ariko bamuha 35 by'amadolari yonyine arabyemera. Ibi byakurikiyeho nuko filime Rocky yaje gukundwa bidasubirwaho ku isi yose maze twara ibihembo bitandukanye kandi bikomeye bya Oscar. Stallone nawe yasabye icyamamare ashyirwa no ku rutonde rw'abatanira kuva umukinnyi mwiza ahangana n'ibihangange byari bizwi icyo gihe. Iyo filime yaje gufatwa nk'imwe muri filime nziza z'ibihe byose muri American National Film Association. Tugarutse inyuma gato, nyuma yuko Stallone abonye ayo madolari menshi yakuye mu kugurisha iyo filime, yifuje kongera gusubizwa imbwa ye endi yagurije ku madolari 25 kubera ko yayikundaga byabuze urugero. Byamufashe iminsi 3 atarahura n'uruhare iguze. Kera kabaye barabonanye. Stallone agerageza kubwira uwo mugabo uburyo yakundaga imbwa ye, anamwumvisha impamvu yatumye yigurisha, bityo asaba ko yayimusubiza. Umugabo arabyanga, amubwira ko adashobora kumusubiza iyo mbwa ye. Bigiraho Stallone yemera kumuha amadolari 1000, ariko umugabo nabyo arabyanga. Biragoye kumva uburyo kugira ngo abashe gusubirana imbwa ye byamusabye gutanga amadolari 15,000 mu gihe yigurisha amadolari 25 yonyine. Ubu mu mateka ya sinema ku isi benshi bazi uyu mugabo nka Rambo. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye ba filime kandi binjiza miliyoni nyinshi z'amadolari. Yavuye kure habi kandi yageze kure heza kubera ko ntawe yize acika intege kandi yigiriye icyizere yihagararaho akomera ku nzozi ze. Kuri benshi John Rambo cyangwa se Stallone Sylvester ni isomo rikomeye cyane ry'ubuzima, ryuko muri iyi ushaka kuba mu bibazo bikomeye abantu bakifuza umutungo wawe ariko iyo batagushaka. Kugira ibitekerezo byiza ndetse n'ubumenyi bwinshi ubwabyo ntago bihagije, ahubwo kugira inzozi nziza kandi zikomeye, ukiha intego ndende icyo ushaka kugeraho niyo cyaba gikomeye bingana biti. Kimwe mu bintu bifasha kugera kure wifuza.
nuramuka wemeye gutanga ibitekerezo n'ubwenge bwawe mu buryo budakwiye, birashoboka ko uzabyicuza. Nyamara niwemera gukorerwa ibindi byose ariko ukanga umuntu ukandagira inzozi zawe, ushobora kuzaba urwaye ikigabo. Ni wowe wenyine uzi icyo wifuza kugeraho. Ibyiza ni ugukomeza gutumbira inzozi zawe, ugahakanira abashaka gushyira akadomo ku nkuru y'ubuzima bwawe. Uyu ni Kwihangana Elsa Leponse. Nimba unyuzwe n'ikiganiro, kora subscribe, ukore share, comment. Mu ncamake, amazina yose ni Sylvester Galbenzio Stallone. Yavutse ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kabiri mu 1996 i New York, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abyarwa na Frank Stallone wakoraga umwuga wo kogosha, umutaliyani wagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu 1930. Nyina ni Jackie Stallone ufite inkomoko mu Bufaransa. Yari umubyinnyi w'umwuga, aho yakuriye mu mujyi wa New York. Yahagiriye ubuzima butari bwiza habe na gato. Yavukanye uburwayi bwo kugagara igice cy'ibumoso cy'isura ye, paralysie faciale, bituma akura atazi kuvuga neza. Ni nako yahuye n'ingorane zo gusekwa n'abana bagenzi be. Ibyo bibazo byose byazaga byiyongera ku kuba yarabanaga na nyina wenyine, kubera ko ababyeyi be batandukanye mu 1957 afite imyaka 11. Nyina yiyemeza gushaka imirimo y'amaboko. Rimwe na rimwe yabaga imeze nk'uburetwa, ariko akemera kubikora washaka cyamutungira abana babiri, Sylvester Stallone na murumuna we Frank Stallone Jr. Ibibazo yagize mu bwana byatumye adakunda kwiga, akihatira gukora siporo cyane, by'umwihariko yo gukomeza umubiri, bodybuilding. Gusa ibi byamubuje kurangiza amashuri yisumbuye, ndetse ashobora kujya muri kaminuza kwiga ibijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi, akabifatanya no gukora uturimo tw'amaboko tw'inyica n'ikiza. Tangira kugerageza amahirwe ye mu mwuga wo gukina sinema ntabwo byamworoheye. Aho yakomangaga hose bamusubizaga inyuma, bamuhora ko atavugaga neza, kandi n'isura ye yari ihengamye kubera uburwayi yavukanye buzwi nka nyabahema. Ushobora kuzamubona muri filime afite iminwa isa n'ihengamye. Ibi ariko ntabwo byamuciye intege. Abonye muri filime byanze, yayobotse inzira yo gukina mu makinamico kugira ngo akomeze yimenyereze ibisa no gukina filime. Ariko ubukene buranga bukomeza kumuzahaza we n'imbwa ye yitwaga Butikose. Babanaga bonyine. Hanyuma umunsi umwe inzara imurembeje, hagana mu 1936 afata icyemezo cyo kugurisha imbwa ye amadolari atageze kuri 50, ariko ayitangarira kubera ibibazo by'ubukene bwari bumaze kumuzonga. Mu 1970 yemeye gukina muri filime ijya gusa na filime y'ukozasoni pornography yitwaga The Party of Duties, ariko baje kuyihindura izina bayita The Italian Stallion. Nyuma y'uko yaramaze kumenyekana kandi akaba yarafite inkomoko mu Butaliyani, mu 1974 isura ye yatangiye kumenyerwa muri sinema, maze Stallone aza kubona akazi ko gukina ari iruhande rw'umukinnyi w'ingenzi muri filime zitandukanye, zirimo yitwa The Lawns of the Flatbush Woody Allen's Bananas nitwa Clot. Uyu mugabo yakomeje guhatana kugira ngo ariko nawe yagera ku rwego rwo kuba umukinnyi wa filime wubashywe, ari no byatumye yiyemeza kwicara yandika inkuru y'umuteramakofe amwita Rocky Balboa. Gusa ni umuteramakofe utaruzwi muri uwo mukino, nta n'ubunararibonye afite, aza kwisanga agomba kurwana n'uwari ufite umudari wa mbere ku isi. Iyo nkuru yegereje ku batunganya filime barayakiriye, bamusaba ko bayigura bakamuha $100 ariko arayanga. Abwira ko kugira ngo yayibahe bagomba kureka akaba ari ukina ari Rocky, ariko nabo baramwangira. Bamwongeraho ibindi $100. Umugabo arabyanga, bongera ahandi $300 nabwo arabyanga, maze baramureka asubira n'inkuru ye. Hashize iminsi baramuhamagaye bamubwira ko niba ashaka kuba ari ukina iyo filime, iyo nkuru ye bayigura $30. Stallone arayemera, atangira gukina filime ya Rocky. Mu 1976 izina rye riba rigiye mu ruhando rw'abakinnyi ba filime bihagazeho, kubera ko yaje no kwegukana ibihembo 3 bya Oscar, harimo icya filime nziza y'umwaka. Mu 1942 amaze kubona amafaranga afatika, yasubiye gushaka wa muntu yagurishije imbwa ye, amusaba ko nawe yayimugurishaho, maze Stallone ayigura $500. Filime ya Rocky imaze kumuhira, yigira inama yo gukina izindi 5 mu 1979, mu 1982, 1985, mu 1996 azikorera rimwe niyo yakiriye yitwa Rambo, ahakinira umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuye ku rugerero mu ntambara ya Vietnam ahagana mu ntangiriro z'imyaka ya za 80.
ari nayo yatumye ajya ku rwego rw'umukinnyi wa filime w'icyamamare nyuma yo gukina yitwa John Rambo mu 1985, mu 1988 no mu 2008. Hagati aho ariko mu myaka ya za 90 ikinnye izindi filime nyinshi zirimo iyitwa The Expert, Copland n'iyitwa Cliffhanger. Yakomeje kugera mu 2010 ubwo yatangira gukina muri The Expendables ari kumwe n'abasaza bagenzi beza nka Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Michael Rourke ndetse no mu 2012 ari kumwe na Jean-Claude Van Damme. Hanyuma ya gatatu mu 2014 irimo Antonio Banderas, Harrison Ford. Mu kwezi kwa mbere mu 2016 Golden Globes yahaye Sylvester Stallone igihembo cy'umukinnyi w'indashyikirwa wakinnye mu mwanya wa kabiri w'ingenzi muri filime yitwa Creed ifatwa nk'umurage wa Rocky Balboa. Ya nkuru yanditswe mbere y'intambere ya Stallone ubwe ikamubera intangiriro yo kwamamara. Sylvester Stallone afite abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3. Yababyaranye n'abagore 3, ariko imfura ye Stallone niwe wakinaga filime yitabye Imana mu 2012. Undi muvandimwe we Sigo Stallone we yavukanye ikigo cy'indwara ya autism. Mu buzima bwe yashakanye n'abagore 3. Umwe ni Sasha Shake, bashakanye mu 1974, batandukana 1985. Ndetse nayo yabyaranye abana b'abahungu be 2, maze nyuma ashakana n'umunyamideli w'umunyadanimarikazi Brigitte Nielsen. Undi bamara igihe kirekire kubera ko batandukanye nyuma y'imyaka 2 gusa mu 1947, ndetse ashakana na Jennifer Flavin, bashakanye mu 1997, barabana kugira uyu munsi. Ni nabyaranye abakorwa 3. Stallone yagiye yumvikana yikoma abantu bamunenga ko yabyaye abana b'abakobwa gusa aho kubyara abahungu. Mu kiganiro yagiranye na Cinema Grand Magazine cyagarukaga kuri filime nshya Expendables cya 4 yahuriye muri byamamare nka Jason Statham, Adolphe Duprin ndetse na Megan Fox, Sylvester Stallone yaboneyeho agira icyo avuga ku bibazo iminsi bivuga kuri we. Mu magambo ye icyo gihe yaragize ati, ntewe ishema ko ndi umubyeyi w'abakobwa 3. Nta na rimwe mu buzima nigeze numva ko ari ikibazo ko ndabyaye abakobwa benshi. Ati abakobwa banje niba Imana yampaye kandi nari mbakeneye, ntago numva impamvu abantu bagira ikibazo kandi njye ntagifite. Stallone icyo gihe yakomeje agira ati abantu iyo banenga ko ufite abakobwa birengagiza ko igitsina gore ari nk'Imana, nibo batubyara kandi nibo banyembaraga. Nabonye ntacyo abakobwa banje bananirwa gukora cyakorwa n'abahungu. Aho tugeze ntago nari nzi ko hari abakita ku gitsina umugabo byara. Yavuze ko ntacyo abakobwa bananirwa gukora gikorwa n'abahungu. Stallone yongeyeho ati abanenga babanze bakora ubushakashatsi bambwira ikibazo kiri ku kubyara abakobwa. Ndumva ahubwo rero bakigaya kubera ko bafite iyo myumvire. Filime The Family Stallone niyo yatumye benshi bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Hollywood Reporter ni ikinyamakuru cyatangaje ko benshi bikibasiye uyu mugabo nyuma y'uko filime y'uruhererekane igaragaza ubuzima bw'umuryango we yitwa The Family Stallone inyuze kuri MTV, maze bagatangira kuvuga ko Stallone yagize amahirwe make yo kubyara abakobwa benshi. Bamwe bavuga ko abakobwa be ari bo Sofia Stallone, Steve Stallone hamwe na Scarlett Stallone, ngo bose nta n'uzabasha kugira ikirenge mu cyase bari no gukina filime kubera kumwe n'umunyamideli mu gihe abandi bakora ibiganiro bya podcast. Hollywood Reporter ikomeza ivuga ko abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko Stallone yarakwiye kuba yarabyaye umuhungu uzakomeza kuzamura inyungu by'izina rye kubera ko mu bakobwa afite bisa naho ntamukurikije. Ibinyamakuru bitandukanye birimo Essential Sport na Screen Rant yandika ku byamamare bivuga ko ku myaka 77 Stallone Sylvester afite imitungo ibarirwa muri $490 z'amadolari, akaba maze gukina muri filime zirenga 70. Umushahara we kuri filime imwe uri hagati ya $10 na $20 z'amadolari. Naho ubwe ni umwanditsi wa filime uzitunganya akanazishyira ku isoko. Usibye kuba umukinnyi wa filime wamaye ku isi, mu buzima busanzwe ni umunyabugeni ukomeye ndetse uzwi cyane mu bijyanye na politike. Ari umufana ukomeye wa Donald J. Trump utegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Mu mwaka wa 2016 ubwe Donald J. Trump ubwo yatsindiraga manda ya mbere yo gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abajyanama babiri batangaje ikinyamakuru cya New York Times ko begereye umukinnyi w'ikirangirire ku isi muri sinema, bakamenyesha ko ibiro by'uyu mukuru w'igihugu watowe bimwifuza nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhanzi n'ubugeni muri Amerika, National Endowment for the Arts. Bavuze ko nubwo yamenyeshejwe icyifuzo cya Donald Trump n'ibiro bye ngibijyanye no kumuha izo nshingano bitarakorwa n'ibigimwe n'amategeko kubera ko bagomba kubanza kumenya uko yabyakira. Stallone
yabwiye People Magazine ko yashimishwa cyane no kugira uruhare mu bijyanye no kugira uruhare mu guteza imbere